Biragoye cyane ko uzigera ubona ibintu biri imbere yawe mu gihe utashatse kureba ibyo bintu. Buri kintu cyose ufite ububasha bwo kuba wakigeraho, ahubwo ikibazo gihari ukigeraho gute? Hagarika kwirirwa wibaza ati kuki abantu banyanga, kuki abantu bankorera ibi bintu bibi. Ahubwo ikibazo wakabaye wibaza wowe ubwawe, akabaye wibaza ati ni ukubera iki mbemerera bagakomeza kunkorera ibi bintu kandi nzi neza ko ibi bintu ntabikunda ndetse ari bibi. Nawe ugomba gufata umwanzuro ku buzima bwawe ukavuga ngo ibi bintu simbishaka, kandi koko ukabyanga nyine. Ujye witondera inshuti zawe cyangwa se abantu wita ngo urizera cyane, kubera ko ubu ngubu umunyu usigaye usa n'isukari, biragoye kuba wabitandukanya, byose bimeze kimwe. Ntuzigere na rimwe wibaza ati kubera iki iteka ryose ibigoryi byitwara nk'ibigoryi. Ahubwo icyo wakabaye wibaza ati kuki nkomeza kuba naba mw'ibi bigoryi nyine, kubera ko nimba uba mu bigoryi uzabona ibigoryi, nimba utaba mu bigoryi nanone bivuze kuzaba uri ahandi uzabona abo bantu batari ibigoryi. Uburyo bwiza bwo kureba uburyo ugiramo umurava cyangwa se uburyo utinyuka kuba wakora ikintu ni ugutangira ugakora cya kintu iteka ryose cyakunanije, cya kintu bakubwira ukagira ubwoba bwo kuba wagikora, ugafata inisiyative cyangwa se ukavuga ngo ngiye kuba nakora iki kintu. Icyo gihe nukora icyo kintu bizahita biguha umurava ndetse bikumare bwa bwo bumaranye igihe bwo gutinya kuba wakora ikintu runaka. Gusuzugurwa birababaza cyane, ariko nanone ntuzigire na rimwe wemerera abantu bataguha agaciro kangana n'akubaha ngo bareke bakomeze babe mu buzima bwawe. Icyo gihe uba urimo urata umwanya wawe w'ubusa. Ntuzigire na rimwe utinya kuba washyiraho imipaka cyangwa se uvuge ngo ibi bintu ntabwo bizongera kuba byaba. Icyo gihe ntabwo bizigera bituma ubura inshuti zawe cyangwa se uwo mwakundanaga, ahubwo bizatuma ubura ba bandi bigiraga nk'aho ari inshuti zawe, ba bandi bahoraga iteka ryose bakubeshya. Ejo hawe hashize ni amahirwe meza, ni opportunity ikwigisha kwiga isomo ukeneye kuba wakiga kugira ngo ubashe kuba wakita ku buzima bw'uyu munsi urimo uragenda ubamo ndetse n'ubw'ejo hawe hazaza. Ntuzigire na rimwe utinya ejo hawe hashize. Ntuzigire na rimwe uganira ibibazo byawe n'umuntu utabasha kuba yagukemurira icyo kibazo, udafite ubwo bushobozi. Ikiruta wabicicika ukabyigumanira ugashaka uburyo uri buze kuba wabikemura. Icyo ugomba kumenya mu buzima bwawe, ufite amahirwe ndetse ufite uburenganzira bwo kuba wahitamo icyo ushaka ndetse n'igihe ugishakiye, ariko nanone ntabwo ufite amahirwe yo kuzahangana n'ingaruka zizava muri ayo mahitamo wahisemo. Umuntu wese utinya kuba yatsindwa cyangwa se utinya gutsindwa, uwo nguwo n'ubundi aba atinya n'intsinzi. Biragoye cyane ko uzigera utinya gutsindwa ngo uvuge neza ko uzaryoherwa ibyiza by'intsinzi. Ntabwo bikunda kuba byaba. Impinduka iyo ukitangira birakomera rwose, sinkwijije ko bizigera bikorohera. Iyo bigezemo hagati birakomera cyane kuruta uko wabitekerezaga, ariko nanone iyo bigeze ku iherezo ubona neza ko wakoze ikintu cya nyacyo. Ntuzigire na rimwe wibeshya ngo uri icyo wavuze ko uzakora. Oya, uri icyo urimo urakora ubu ngubu, uri icyo abantu bakubonamo ubu ngubu. Ibindi byose ubirekere nyine igihe kitazwi, ibitazwi ntabwo biba bizwi. Ibintu bibiri ugomba kwitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse ukabimenya ukanabimenyera. Ujye wita ku bintu utekereza igihe uri wenyine ndetse ubyitondere cyane, ariko nanone ujye wita ku bintu uvuga mu gihe uri kumwe nabo. Umugabo wese udafite vision cyangwa se icyo ashaka kugeraho iteka ryose mu buzima bwiwe bwose, azajya ahora asubira ejo hiwe hashize, ahore avuza induru ati ejo hanjye hashize nakabaye narakoze ibi ngibi. Mu gihe ukorera umuntu ibintu ariko ibyo bintu atabyishimira, iteka ryose ubona wakoresheje ibishoboka byose kugira ngo uwo muntu abone ibyo wamukoreye, ariko wa muntu n'ubundi akabica amazi, byaruta cyane ukabyihorera kubikora. Hanyuma uwo muntu azahita amenya neza ko ibyo yigiraga atari ko yagakwiye kuba yarigize. Yige kubaho. Rimwe na rimwe kubaho hari igihe bigirwamo uruhare n'abandi bantu batari wowe. Nutishima mu buzima cyangwa se ngo urye isi bigishoboka, ubuzima ntabwo ari bwiza, nta n'igihe buzigera buba bwiza. Bimeze cyane nko kwanga kurya intare witeze ko intare itazakurya. Ntabwo bishoboka. Intare iyo ikubonye urwuho irakurya.
kabone n'ubwo wowe waba warayitorereye itinze ukayereka ngo wowe kuyirya, ariko yo ikubonye urwuho iraguporeza. Ntuzigere na rimwe uzamura ijwi cyangwa ngo uvuge cyane, oya, uzicecekere, ahubwo wowe utangire kuba wamenya ibyo barimo barakuvugaho nimba ari ukuri cyangwa se ari ikinyoma. Nubona neza ko ari ukuri, utangire wige uburyo ushobora kuba wabyitaho, ariko nanone wicecekeye. Ubugoryi abantu bashobora kuba bakora ni ukwicara ku makosa yabo bakayamaramo igihe kirekire, bagakomeza bayabamo nyine, ngo nuko bayabayemo nyine imyaka yabo yose ngo ntacyo bahindura. Icyo gihe uba urimo urata umwanya wawe w'ubusa. Igihe wabonye amakosa, yasohokemo ndetse uyasohokemo ufite gahunda y'uko utazigera uyagarukamo, kubera ko amakosa ntacyo amaze, nta n'icyo yakumarira. Mu gihe umuntu yaguhaye isezerano, hanyuma iryo sezerano rikaza kurangira atarikurikije, ahubwo amasezerano akavamo ngo mbabarira cyangwa se ngo ihangane, uwo muntu uzahita umusiga. Ntuzigere na rimwe uguma aho ngaho ikindi gihe kirenze. Umwarimu wa nyuma wagize mu buzima bwawe ubu tuvugana, ndetse akaba n'umwarimu mwiza, ni ikosa rya nyuma wakoze. Ntuzigere na rimwe utungurwa, nta muntu ukora ibintu nk'ibyawe ariko ukurenza uri hejuru yawe uzigira uguca intege cyangwa se wagukritike. Oya, ntabwo bizigera bibaho. Iteka ryose umuntu uzashaka kuguca intege agashaka kugakritika ni umuntu uri munsi yawe, kubera ko umuntu uri hejuru yawe ntabwo yabona uwo mwanya. Amakosa wasuyemo inshuro irenze imwe, icyo gihe ayo makosa ntabwo aba ari amakosa, ahubwo aba ari umwanzuro. Iteka ryose nufata umwanzuro cyangwa se ugafata amahitamo, ujye witegura ibintu bibiri. Birashoboka cyane ko ayo mahitamo ashobora kuba yakunda, ukicara ukabona amahitamo wakozemo koko ni meza ndetse arimo arakubyarira inyungu, ariko nanone ntuzigere wiyibagiza ko ayo mahitamo uba wafashe ashobora kukubyarira akaga, aho kugira ngo akubere inyungu akakubera amasomo. Rimwe na rimwe kuba wenyine hari igihe bitaba ari ukuvuga ngo nuko udashobotse cyangwa se nuko bidakunda, ahubwo hari igihe kuba wenyine aba ari iby'ingenzi kugira ubashe gutuza mu mutwe wawe, hanyuma wige neza kubaho ndetse ukabaho umeze neza nyine uri wenyine. Uburakari igihano twiha twebwe ubwacu bikuye ku makosa y'abandi cyangwa se yacu bwite. Kurakara ntabwo ari ikintu wakabaye wishimira kuba wakoze. Amakosa wakoze mu buzima, ayo makosa ntazigere na rimwe atuma wiyerekana uwo uriwe, kubera ko reaction yawe cyangwa se uko wiyereka abantu icyo gihe hari igihe bituma abo bantu bamenya neza uwo uriwe. Iteka ryose ujye umenya kwihisha. Kugira ubushobozi cyangwa se kumenya gukora ikintu bishobora kuba byagutumbagiza bikakujyana hejuru rwose y'abandi, ariko nanone bizagusaba discipline kugira ngo ukomeze ubaho hejuru ubwo bumenyi bwawe bwakugejeje. Icyizere gishobora kuba cyatuma umubano wawe umera neza ndetse ubaho, ariko nanone mu gihe utitonze ukabura icyo cyizere, birangiye nyine umubano wawe washenjagurikiye. Iteka ryose rwanira icyo ukeneye mu buzima ko ushaka kuba wageraho, kirwanire ndetse ntugire imbabazi wigirira. Oya, bitari ibyo ngibyo ntuzigere na rimwe urira ngo wabuze iki kintu. Ujye umenya neza abantu bari hafi yawe, nubamenya neza bizagufasha kuba wabaho neza, ariko nanone nubyirengagiza ingaruka zizavamo nazo uzazirengera. Ubuzima buguha amahirwe menshi cyane, ayo mahirwe yo kwangiza nta kibazo, ukangiza ejo ubuzima bukaguha andi mahirwe nayo ukayangiza. Bivuze neza ko nanone ubuzima buguha amahirwe nanone yo gukora ibyo bintu neza byose utabyangije. Niba ikintu gikoze ukacyangiza, bivuze neza ko ushobora no kuba wagikora neza. Impamvu uba ufite kugira ngo wereke umuntu ko uri mwiza, ni nayo mpamvu uba ufite kugira ngo uwo muntu umwereke ko utari mwiza imbere yiwe. Mu gihe ibintu bitagushimishije, nta mpamvu n'imwe yo kugendera mu mujyo w'umuntu kugira ngo ushimishe uwo ari we wese. Ntabwo ari ngombwa ko buri kimwe cyose ugezeho mu buzima kizabonwa n'uwo ari we wese, cyangwa se buri ntambwe uteye ngo buri muntu wese ayimenye. Oya, rimwe na rimwe hari igihe biba bigusaba gutuza ugakora ibintu byawe wicecekeye. Ntukajye ubaho gusa ngo ubeho gutyo gusa, ahubwo ujye ubaho unatera imbere mu buzima. Ubuzima ntibubereyeho kububaho gusa. Ntabwo tuva mu buzima bw'abantu
kugira ngo abo bantu tubigishe isomo, ahubwo tuva mu buzima bw'abantu iyo tumaze kuba twakiga isomo, amasomo yacu twagombaga kwiga nyine tumaze kuba twayafata. Hagarika gushaka kwibona muri situwasiyo cyangwa se gushaka kujya mu gakundi kadashaka ko wowe ukabamo, kubera ko nyine n'ubundi ntabwo uba ubarwa. Haba hari uburyo bubiri wakoramo ibintu. Uburyo bwa mbere ni ugukora ibintu neza, uburyo bwa kabiri ni ukugira icyo ukura mu ibyo bintu. Nanone mu gihe ukora ibintu neza ntacyo ukuramo, ibyo bintu ntacyo biba bikumariye, ariko nanone ntuzigere wirengagiza ko hari ibigusaba igihe kugira ngo ugire inyungu ubibonamo. Iteka ryose iyo ibintu byawe ubikorera ku bwoba n'uburakari, ushaka no kugira icyubahiro mu bantu, ibyo bintu bizatuma ujya mu ihangana ritari ngombwa. Ariko nanone iyo ukora ibintu byawe uyobowe n'umurava no kumenya neza ibyo ukora, ufite amahoro yo mu mutima ndetse n'amahoro yo mu mutwe, icyo gihe uzakora ibintu byawe neza ndetse ugere ku byo ushaka kuba wageraho nta gitutu cy'undi muntu. Nimba iteka ryose mu mutwe wawe uhora wibaza iti si aha hantu ndi niho nagakwiye kuba ndi, ese ibi bintu ndimo ndakora nibyo nagakwiye kuba nkora, ibyo bintu iteka ryose bigahora bikuza mu mutwe, icyo gihe ahantu buri n'ibyo uri gurakora ntabwo biba bikwiye kuba byakorwa, kubera ko yaba bikwiye ntabwo wakabaye wibaza icyo kibazo. Bizasaba ko umuntu aba ashaje kugira ngo amenye neza aya makosa, ndetse nanone bizasaba neza ko umuntu azaba ashaje kugira ngo amenye kungukira muri ya makosa. Bisabe nanone umuntu kuba ashaje kuba yabasha kuba yakontorora amakosa yiwe. Biragoye cyane ko ku myaka yawe mitoya uzumva ndetse ukosore n'amakosa wagiye ukora atari ngombwa. Abantu benshi babeshya imitima yabo, nta na rimwe abantu bajya bigisha imitima yabo kwakira ko abantu bashobora kuba babahemukira cyangwa se ngo babatenguhe. Kabone n'umukunzi wawe cyangwa se mama wawe ashobora kuba yaguhemukira cyangwa se akagutenguha ibyo wari witeze ntibibe nk'uko wari ubyifuje. Rimwe na rimwe mu buzima hari iminsi iba atari iminsi ya nyayo cyangwa se akaba ari iminsi yaho nyine y'amafuti gusa, ariko ibyo nabyo bidakuyeho ko iyo minsi ubona neza ko ari amafuti ndetse yakubereye mibi ntacyo wigeze ubona, hari abandi iyo minsi iba yabereye myiza ndetse rwose ikanababyarira inyungu. Buri wese afite umusaraba wiwe ndetse umunsi ushobora kukubera mwiza ukanakubera mubi, ariko abandi wababereye bitandukanye n'uko ibyawe bimeze. Umugabo wese uhagarariye ku busa, mbega nta kintu na kimwe ahagazeho, uwo muntu najya no kugwa azagwa abanje amazuru. Ikibazo iyo cyabashije kuba cyakemurwa cyarangiye kizahita cyoroha, icyo kibazo ntikizongera kwitwa ikibazo, kubera ko kizaba cyabonewe umuti, nyine hazaba habonetse uburyo bagikemura. Ikibazo kiba gisigaye ushaka kumenya uburyo bagikemura. Nimba ubishaka se ninde wakwigishije uburyo bagikemura? Rimwe na rimwe bigusaba kubaza ba bantu bagize ibibazo byinshi kugira ngo ubashe kuba wamenya uburyo ukemura ibyawe. Ntabwo bishoboka, ntibizigira binashoboka kuba wabwira umuntu cyangwa se kuba wakora igishoboka cyose kugira ngo umuntu akubere umwizerwa. Ntabwo byakunda. Ushobora kuba wakorera umuntu byinshi bishoboka, ariko nanone uwo muntu haba umwizerwa kuri wowe. Icyiza gihari umwizerwa ku giti cyawe, ibindi ubireke. Nubona ikintu cyose ntuzashamaduke ngo uvuze induru ngo ukizere 100%, oya. Ujye wizera 1/2 cy'ibyo ubonye mu maso yawe ubonye gutya. Wizere neza ko bishoboka ko iruhande cyangwa se ahandi hantu utabona bishobora kuba bitameze gutyo. Nanone ntuzigire na rimwe wizera ibintu wumvishe mu matwi yawe. Umuntu icyo akubwiye ntuzigire na rimwe ukizera, uzagifata uko akikubwiye ariko ntuzakizere. Tangira wige ndetse umenye ibigushimisha buri munsi. Ibyo bintu ukomeze ubigumize ku ruhande rwawe. Nimba ukeneye abantu kugira ngo wishime, abantu ku ruhande rwawe, ndakubwiza ukuri ibyo bintu bizatuma umunyantege nkeya. Ntuzigire na rimwe ureka amarangamutima yafekta cyangwa se atuma ubuzima bwawe butagenda neza, kubera ko ubuzima bwawe aba ari ubuzima bwawe n'ubuzima bw'abandi buba ari ubuzima bw'abandi. Ntuzigere ureka ejo hawe hashize haza ngo uhafate umunsi wawe wose hawumare, oya. Nandi bivuze ngo hibagirwe, ariko nanone wihaha amahirwe menshi cyane yo kugira uruhare mw'uyu munsi uriho.
nimba ushaka kumenya umuntu ugukontorora mu buzima bwawe bwa buri munsi, reba iruhande rwawe urebe wa muntu ukubwira ngo hindura ibi ngibi ugahita ubihindura, ukubwira ngo kora iki ngiki ugahita ugikora. Uwo muntu niwe ugukontorora. Intangiriro cyangwa se gutangira nibyo bintu bihagarika buri mugabo wese. Ntuzigere ikora ikosa na rimwe ryo kwihindura ubwawe cyangwa se guhindura uburyo wabagaho kugira ngo utume umuntu yishima. Ibyo bintu uzabikore mu gihe uwo muntu ari wowe ugiye kwihindura kugira ngo wishime. Ibindi bitari ibyo ni bullshit. Hagarika ubwawe kwiyumvisha ko uzategereza ko abandi bantu baguha icyubahiro cyangwa se ngo bakubaha. Iyubaha ubwawe, nubona bitaguhagije ubyihorere nyine, kubera ko nimba witeze ko abandi bazagushimisha, umuntu agushimisha bitewe n'icyo akubonaho. Ikintu gituma ugira ibibazo cyangwa se kikaguteza umubabaro uno munsi, icyo kintu kireka kikubabaze ndetse cyane, ariko nanone ujye ukireka wizeye neza ko icyo kintu kitazigira gikomeza kuba cyabaho iteka. Agahinda kamara ibihe byose, nta mubabaro umaraho ibihe byose. Ibintu byose bikugoye jya ubitega igihe, bigendana n'igihe. Nujya gutira ikintu umutunzi cyangwa se umukire, ntuzigire na rimwe umutira ikintu utabasha kuba wakigurira cyangwa se udafite ubushobozi bwo kuba wagura ngo ugihindure, kubera ko birashoboka ko icyo kintu gishobora kuba cyagupfiraho, cyangwa se bitaba ibyo ngibyo wagitira rimwe wakumva uburyohe bwacyo bikagusaba ko ujya ku gitutu cyo kuba wakigura. Rero mu gihe cya kintu ubona neza ko utabasha kukigondera, wibasha kuba wakigerageza, kireke. Uzakigerageze mu gihe ubona neza koko wikwije. Ntabwo wahindura umuntu uburyo ameze cyangwa se umuntu uburyo abayeho cyangwa se imitekerereze yiwe n'ubuzima bwiwe. Ni n'ubugoryi kugerageza guhindura umuntu uwo ari we wese umubwire ngo baho gutya. Ntuzigire unabigerageza. Ujye ureka buri muntu wese abeho ubuzima bwiwe yahisemo, nawe ubemo ubwawe, bupfa kuba butakubangamira gusa. Kwirirwa wirukanka ku muntu, yaba umukobwa cyangwa se umuhungu, ntabwo ibyo bintu biguha agaciro cyangwa se ngo byubake agaciro kawe. Ubona agaciro mu gihe wahagaritse kwirukanka ku bantu, cyangwa se ubona agaciro mu gihe wahagaritse kwirukanka ku bantu, abo ukirukanka ku iterambere ryawe. Ibyo nibyo biguha agaciro karenze nako kwirirwa wirukanka ku muntu. Nimba ufashe amakosa yawe ukayacurikira ku muntu, ntuzigere witega ko bizigera bikugendera neza. Oya, nimba kubabarira umuntu bikugora, iteka ryose ujye wibuka, kubabarira ntabwo bituma uwo muntu ubabariye amererwa neza. Oya, kubera ko n'ubundi aba yagukoreye nabi kugira ngo ubabare. Ahubwo kubabarira umuntu bituma wowe ubwawe wumva umerewe neza. Iteka ryose nukora ikintu ukabona kirimo kirakugora, urimo uracibwa intege nawe ubwawe ukabona birimo birakugora cyane, ntabwo ibintu byoroshye. Ujye wibuka neza ko rimwe na rimwe inzira ya nyayo ntabwo iba yoroshye. Inzira ya nyayo iteka ryose irakomera. Nujya kuba wasaba ubufasha umuntu kugira ngo ugire ubumenyi wiyungura, uwo muntu akaguca amafaranga menshi, ntuzigere usimbuka cyangwa se ngo ugende wikubita ugende, kubera ko nshuti yanjye ubumenyi ntabwo bubonerwa ku buntu, busaba igihe na experience. Mu buzima nimba hari ikitagenda, icyo kintu ugashaka kukisimbutsa, dushaka kuba wakiga, ujye wibuka neza ko amasomo mu buzima azisubiramo inshuro nyinshi kugera igihe wowe ubwawe wize ukayamenya. Ariko mu gihe utaramenya amasomo, uzahora iteka ryose ubona ibintu byisubiramo. Ni nayo mpamvu akenshi ubona ibibazo bikunda kuba byakisubiramo iteka ryose. Impamvu byisubiramo ni uko nyine uba utarabyiga ngo umenye neza isomo bishaka kukwigisha. Ariko iyo wabimenye neza ukamenya igitera ibyo bibazo n'isomo ukarimenya, ibyo bibazo birahagarara. Kubera ko intare zitarimo gutontoma ntabwo bisobanuye neza ko bivuze ko intare zishonje. Ntabwo bivuze ko uba ugomba kujya aho intare ziba cyangwa se mu ruzitiro rwazo, kubera ko zishobora kugusamura zikakurira icyarimwe. Kabone nubwo waba wumva koko ushaka kuvuga, ujye uvuga ibintu bikeya cyane ku byo wakabaye uvuga, ariko nanone ujye ukora byinshi cyane ku byo abantu bari bakwitezeho ko wakabaye ukora. Mu buzima bwawe ubamo bwa buri munsi, kuba wafata umwanzuro ngo ngiye gufata aya mahitamo, ngiye gukora iki kintu,
icyo kintu ntacyo kiba kivuze, nta n'umumaro kiba kimaze. Iteka ryose kizagira umumaro ni cya gihe uzavuga ngo ngiye gukora iki kintu, ugafata ayo mahitamo, warangiza gufata ayo mahitamo ukanayakora neza. Kandi ntuzigere na rimwe ureka induru cyangwa se urusaku rw'abandi bantu rwangiza imipangu yawe cyangwa se ruganza ijwi wifitemo ubwawe imbere. Gutekereza birakomera cyane, ntabwo ari buri muntu wese utekereza. Niyo mpamvu ibitekerezo byawe iyo ubibwiye umuntu akenshi cyane agucire imanza. Ujye ubaho ubuzima uburyo bumeze nyine, ntuzigere ubaho ubuzima ubona neza utabashije kuba washobora kubaho, cyangwa se ubuzima wifuza kuba wabaho ariko utabifitiye ubushobozi ngo utangire kububaho. Icyo gihe bizakwangiza, byangize n'uyu munsi. Biragoye cyane ko uzigera umenya umuntu utarabasha kuba wabana n'uwo muntu igihe kinini. Igihe mutagendanye n'uwo muntu ntabwo uzigera umumenya. Bivuze ngo rero ntuzigere na rimwe ushyingirwa umuntu mutarabanza kuba mwabanaho. Numara kubana n'uwo muntu nibwo uzamumenya, umusobanukirwe. Nimba utanze isezerano uba utanze icyizere ku muntu, ariko nanone iyo rya sezerano rihagazeho ndetse ukarisohoza uba wubatse wa muntu. Iteka ryose nimba umuntu agufata nabi, ibyo yabimureba ntabwo yabikureba. Iteka ryose ujye wumva ibintu, ntiwirukankire kuba wasubiza. Rimwe na rimwe unabyihorere, ujye wumva kugira ngo wumve nyine. Ntuzigire na rimwe wumva ibintu kugira ngo usubize, ujye wumva ibintu kugira ngo ubisobanukirwe. Iteka ryose ujye urwanira kuba umuntu washatse kuba waba we mu gihe wari ukiri mutoya. Igisubizo uziha wowe ubwawe ku bintu ubona neza ko bikurenze ni oya, kugera igihe ubajije ukamenya neza ko igisubizo iteka ryose kitagomba kuba cyaba oya. Ikosa abantu benshi bakora, bafata umwanzuro mu gihe barakaye, ariko nanone bagatanga amasezerano nanone mu gihe bishimye. Ibyo bintu byombi nta gaciro biba bifite. Uno munsi n'ejo hashize ibyo wavuze. Uko waba umuntu mwiza kose nta kizigera gihindura ko uzigira uba umuntu mubi mu nkuru y'undi muntu. Ntibishoboka, ntibizigera binakunda ko uzigira umenya umuntu, kereka niyemera kuba yaguha ubuturo mu mutwe wiwe. Kandi ntabwo bishoboka ko umuntu yaguha ubuturo mu mutwe wiwe. Bivuze neza rero nta muntu n'umwe uzi. Ujye witondera umuntu ugira inshuti nyinshi, kubera ko biragoye cyane ko umuntu ugira inshuti nyinshi azigira aba inshuti nziza. Rimwe na rimwe biragusaba kugira inshuti nkeya kugira ngo izo nshuti nkeya uzibere umwizerwa ndetse uzibere inshuti nziza. Umuntu ugukunda nta na rimwe azigera ananirwa kuba yategereza cyangwa se kurindira. Ntuzigere na rimwe utangazwa cyangwa se ngo amagambo abantu bakuvugaho aguca intege, kubera ko hari abantu bakuvugaho mu gihe cyabo bari free bakaba bakuganiraho. Hari n'abandi bafata igihe cyabo bakakuvugaho gusa. Abantu niko bameze mu buzima. Rimwe na rimwe hari igihe bigusaba kuba wava ku bintu byoroshye rwose, ukabona ikintu kitagenda ukavuga ngo oya, iki kintu singishoboye, reka kireke, utabitekerejeho kabiri. Bitari ibyo ngibyo bizarangira ubuzima bwawe akenshi cyane wisanga wakoze ibidakwiye. Ibigwi cyangwa se kwihagararaho kugira agaciro n'imbaraga ubwabyo, ariko abantu benshi ntabwo bazi ko batashobora kuba bakangiza ibigwi by'umuntu, kubera ko ntabwo bishoboka ko wasubira inyuma ngo wangize ibyo bigwi nyine. Mu gihe isi nta kintu na kimwe ikuziho, iyo si nanone nta na kimwe izigera ikubaza. Ufite byinshi azwiho cyangwa se ufite byinshi azabazwa byinshi. Ntabwo ari buri muntu wese uzumva urugendo rwawe ndetse ngo aruhe agaciro. Nanone ntabwo ari buri wese uzizerera mu bikorwa byawe. Ugomba kumenya neza ko uri mu nzira yawe cyaba cyose. Ntuzigire na rimwe uhindura inzira yawe urimo. Rimwe na rimwe mu buzima abantu bakomeye cyane ni babandi baseka mu gihe bari mu buribwe. Iteka ryose ujye urira wafunze imiryango y'inzu yawe. Ujye urwana urugamba umuntu uwo ari we wese atazigera amenya, si na ngombwa ko arumenya. Rimwe na rimwe urugamba rwawe rushobora kuba rukomeye cyane, kubera ko urimo urarwana n'ibintu bikomeye. Buri kintu cyose kirangira kigenze neza, ariko nanone ujye wibuka no kumera neza.
ahubwo nuko biba birangiye nyine.